ikubazeho icyaha Gisele, iki kintu nta muntu urakikubwira. Niba Imana ikubazeho icyaha, nayo ubwayo yiyise umunyabyaha, kuko wowe n'Imana muri umwe, niko Kristo yabikoze ku musaraba. Turabashuhuje, amahoro y'Imana aganze ku bakunzi ba Mugi Rwanda, ndetse twakiriye n'abashyashya baje, muri umugisha kuri twebwe. Muhawe ikaze mu muryango w'abakunzi ba Mugi Rwanda. Rero nk'uko mubizi, turi ku nsanganyamatsiko cyangwa teme cyangwa se kontenti ivuga ku muco, aho twibaza umuco n'ubukristu byahuzwa biti cyangwa se bitandukanira hehe. Ikibazo cyo kwibazwaho uyu munsi turi buganire ni ikibazo kivuga ngo umukristo, uwa Kristo bitandukanira hehe, bihurira hehe, mbese bivugwa gute? Dufite umutumirwa wacu rero ariwe Papa Philippe. Tuguhaye ikaze Papa Philippe, niwe uri kuganira kuri iyi teme. Hanyuma rero dukurikire, kandi rwose izi nyigisho ni nziza, ndazibakumbuje mugiye muzikurikira, ndetse n'ufite ikibazo akibaze, uko tuzajya tumugarura tuzajya tumubwira agisubizeho. Uhawe ikaze. Gisele, ndagushimiye, ndakuramukije, umwaka mushya muhere, kandi n'abatwumva uvuze ko ngo hari abiyongereyeho, ni byiza, kandi bakomeze baze kuri Mugi Rwanda. Ni ahantu nanjye nkunda, by'umwihariko abakunzi banjye bayoboye kuri Mugi Rwanda, nanjye narahakunze. Haba ibiganiro byiza, haba ibitekerezo byiza bivuga ku muco, ku rukundo rw'igihugu, ku butwari. Ubu turi no mu gihe cyo kwizihiza intwari z'u Rwanda. Icyo ubajije rero ku birebana n'ubukristo, ngira ngo cyane cyane icyo ushaka kumenya ni uburyo byahuzwa n'umuco wacu nk'abanyarwanda. Wari uzi uti se? Yego, ariko nanone hari imvugo tujya tuvuga ngo ni umukristo. Ese njye nkibaza, uvuga ni umukristo cyangwa ni uwa Kristo? Ibyo twasa nk'abajya nicyo kibazo ngira ngo twigeho uyu munsi. Kuko ubundi nk'uko ubizi, mu banyarwanda ntabwo iryo zina twari turizi, ntaho riba, ryaje nyuma, hashize cyo kora imyaka ibarirwa irenga 100. Baje bavuga Yezu Kristo, ariko aho tubimenye neza twaje gusanga n'ababivugaga abenshi ntabwo babizi neza. Gusa ikizwi ni uko izina, inyito abakirisitu, ntabwo uwo Kristo ari we wayizanye. Ntabwo yigeze avuga ngo ni mwitwa abakirisitu, nk'uko atigeze ashyiraho amadini aya tureba n'ibyo bizi. Hari amadini ngo n'amatorero na kiliziya. Ntabwo Yezu yabizanye, we yaraje azana icyo yazanye, ntibanakimenya benshi. Ni nayo mpamvu Bibiliya irabivuga ngo yari mu isi, ari nayo wayiremye, ngo ariko aho yasanze ntiwamumenya. Ntabwo bamumenye pe. Ubu wenda n'ubu n'igihe cyo kubyinjiramo uzatangara, uzasanga kugeza uyu munsi Kristo azwi ku rugero ruto cyane cyane cyane. Ni nayo mpamvu ibyo yazanye bitari byafata. Ntiyazanye amahoro, ariko tubona intambara. Impamvu tubona intambara ni uko uwo wazanye amahoro tutaramenya ibye, turacyari mu bya kera. Yazanye ubuzima, ntubizi ko yakizaga abarwayi, kuvuga ngo kira ugahita ukira. Ariko n'uyu munsi ibitaro, isi yose yuzuye ibitaro, barimo barapfa. Impamvu bapfa ntabwo ruriya rupfa ari urwa Kristo. Oya, Kristo we yazanye ubuzima. Ahubwo impamvu uyu munsi abantu bagipfa ni uko bataramenya uwo Kristo. Bigendanye no kumumenya. Ubushize ngira ngo nakubwiye ukuntu Imana nayo ishyigikiye ikintu cyo kwiga. Niyo mpamvu umuhanuzi yavuze ngo ubwoko bwanjye burimbutse buzira kutamenya. Kutamenya rero ikinyuranyo cyabyo ni ukumenya. Kumenya kandi biterwa n'iki? No kwiga. Niba rero impamvu yaravuze ngo, nako Imana yaravuze ngo abantu bazira kutamenya, ubwo urumva ko ishyigikiye ko abantu bamenye, bige, bamenye. Hanyuma rero ubundi abakristo n'abakristo, iryo zina ubwaryo, izo nyito zombi
wenda twavuga ngo ziritiranwa zivuga ikintu kimwe, ariko ku bwanjye zisa nkaho ziciriritse, ntabwo ziragera ku ntego ya nyayo ya Kristo. Kuko Kristo w'icyo yazanye ubuzima bwe abushyira mu bwacu, kugira ngo ube utakiri wowe, ahubwo ube we gutekereza ko uri umukristo kubera ko wakoze bya bindi na bya bindi, wiyandikishije hahandi ufite ya fishi, niba bagushyira ku ifishi cyangwa iki, cyangwa uvuge ngo uri uwa Kristo kubera ko yakwiyitiriye. uri uwe kubera ko yafashe ubuzima bwe abushyira muri wowe. Ubu nta wowe ntawe, muri umwe. Pawulo niwe wabivuze. Wenda uzumva mvuga Pawulo cyane. Pawulo buriya ni intumwa idasanzwe yashyiriweho guhuza, donc kuvuga icyo kintu Kristo yazanye. Kristo yazanye ubuzima bw'ubumana mu bantu, abinyuza mu maraso ye. Turabyarwa, tubyarwa ubwa kabiri, niko. Ariko iyo mvugo ivugwa n'abantu batazi mu by'ukuri icyo bisobanuye. Nari mvuze rero Pawulo niwe wahishuriwe icyo kintu cyiswe ubwiru. Abantu benshi, abitwa abakristo benshi ntibaramenya kumutandukanya n'abandi n'izindi ntumwa. Hanyuma uwabisobanukiwe iyo amuvuga kenshi bibaza impamvu ngo ari we avuga ntavuge abandi, ariko impamvu niyo. Bariya bandi bavugaga iby'igihe cyabo. Pawulo rero niwe wahawe iby'igihe cyacu kandi kitazashira, kizahoraho, kuko ari ubuzima bw'ubumana mu bantu, ahubwo buzagenda bukura buva ku cyiciro kimwe buva ku kindi. Wenda nsoza ku bya Pawulo kugira ngo muveho, yerekanye icyo twakwita vision, icyerekezo cy'itorero. Itorero ni iki? Ntabwo ari amadini. Itorero ni umubiri w'uwo Kristo, ugizwe n'imibiri yacu twese, inyoko muntu yose ibumbiwe hamwe mu mubiri we, wakaba umutwe. Iyo niyo kiliziya, niryo torero. Hanyuma rero ibyo ni Pawulo wenyine wabwiwe ibyo bintu. Niyo mpamvu yewe muvuga, bariya bandi simbavuge cyane. Hanyuma rero ibyo kuvuga ese umuntu yavuga uwa Kristo cyangwa umukristo, bivuga uko ushaka, ariko menya icyo ngicyo nari ndimo nsobanura. Menya ko Kristo ataje ngo tube abakristo, ataje kutwigisha ngo tube abakristo, ahubwo yazanye ubuzima bwe abuvanga n'ubwacu, kugira ngo he kuba hakiriho umuntu n'Imana, ahubwo habeho umuntu Mana, Imana muntu. Nicyo Kristo yazanye, nicyo Pawulo yigishije, kandi ni ukuri. Ubu kizwi n'abantu bake, ariko nicyo kibumbiyemo icyitwa ubutumwa bwiza. Ni uko Imana yafashe icyo yari cyo cyose, igiha abantu, itwara icyo bari cyo. Umuntu yari umuntu umeze uko, w'intege nke, utasobanutse. Imana iraje yevakiwa ibyo bintu muri we, ishyiramo ubumana bwayo, nicyo cyitwa ubuntu. Icyo twakibwiwe gusa na Pawulo, niwe wakigishije abantu. Umukristo rero cyangwa uwa Kristo, ku bwanjye izo mvugo sizo zifite agaciro, ahubwo igifite agaciro nicyo bisobanuye. Kristo ninde? Kristo muri twe bivuze iki? Iyo ubihuje rero n'umuco, kuko dufite akamenyero ko guhuza ibintu byose n'umuco wacu, niyo nsanganyamatsiko nyamukuru tubaho. Icyo mujyi Rwanda ikunda njye nayo niho duhurira. Tuvuga ku muco, tukavuga ku biriho, ibya kera, iby'uyu munsi. Ese umuco uri he? Ese wacitse gute, cyangwa wubakwa ute mu migirire y'abantu b'uyu munsi, cyangwa wubatswe ute mu migirire y'abantu ba kera? Ubukristo rero navuga, ngira ngo n'ubushize twabivuzeho, ntabwo burwanya umuco. Si bya bindi ngo kiliziya yakuye kirazira, oya, ahubwo ubukristo bwunganira umuco, bukawukungahaza. Kuko twabonye ko mu muco w'Abanyarwanda baziraga kurenganya, baziraga guhemuka, baziraga ubugwari, barakoraga ngo batere imbere. Kandi ibyo turabibona n'Imana ibibwira abantu. Iyo tugiye mu itangiriro, aho Imana yaremye Adamu,
ikamuha Eva nk'umufasha, yarababwiye ngo mukore muteze imbere aha hantu muhahindure heza. Umunyarwanda rero nawe azira ubunebwe, azira ubugwari, azira ubwo buhemu twavugaga, azira kurenganya. Aho rero biragaragara ko umuco n'ubukristo ntibibangamirana ahubwo birunganirana, ariko ibyo bibonwa gusa n'abazi ubukristo nyabwo ubwo ari bwo n'umuco ukwiye uwo ari wo. parido gatoya, uragira uti umuco n'ubukristo ntabwo bibangamirana birunganirana, urasa nta kidomina ikindi. Kristo ni Imana kandi Imana mu bantu, icyo nakivuze wenda reka ngisubiremo. Ubundi aho ubu ngubu uyu munsi ntidukwiriye kuba dutandukanya Imana n'umuntu. Biri muri rya sengesho Yezu yigishije nanjye ngiye kuvuga nk'uko bavuga ngo yararitwigishije cyangwa ngo yaryigishije intumwa ze. Ntabwo byari ukuvuga ngo bajye basenga kuriya, ahubwo byari ukubaha igishushanyo cya plani cy'umugambi w'Imana mu bantu, ngo icyo ushaka gikorwe mu isi nk'uko gikorwa mu ijuru. Bivuga ngo isi n'ijuru bihuye na bya bindi Yakobo yarose ahantu ngo yiseguye ibuye, ngo yiseguye ibuye hanyuma ararota urwego ruva mu ijuru rukagera mu isi, ngo abamarayika bazamuka bamanuka. Ibyo byari ukuvuga ko hari uzaza ahuza ijuru n'isi kandi abikoreye muri twe. Uyu munsi umuntu si umuntu gusa, afite n'umwuka, umwuka w'Imana muri we kandi wuzuye. N'ikimenyimenyi Imana ivuga ko twuzurira muri yo, nayo yuzurira muri twe. Bivuga ngo udahari Imana ntihari, idahari nawe ntuhari. Inyokomuntu yose ni umuryango umwe, ni itorero, ni naryo torero ry'umwuka. Hanyuma Kristo akaba umutwe w'iryo torero, ngiyi Imana. Amen. Rero ibyo ngibyo ubizi, ntabwo umuco w'igihugu wabikuraho, kandi ibyo nabyo ntibyakuraho umuco w'igihugu, kuko nari ndimo mvuga ngo abakurambere bacu bangaga urugomo, bangaga ubuhemu, bavugaga ngo kora. Ntabwo urugero rw'ukuntu Imana nayo yaremye Adamu ikabwira ngo mukore aha hantu habe heza kandi mubyare mwaguke. Ibyo byose biri muri filozofi y'umunyarwanda. Urumva rero ko ubukristo n'ubunyarwanda, umuco w'u Rwanda ntabwo bibangamirana ku muntu uzi ubwo bukristo akamenya n'umuco. Wari ubivuze rero ngo ikidomina ni iki? Birumvikana ko Imana ubushake bwayo nibwo buri imbere y'ibindi bintu byose. Amen. Ahubwo birakwiye ko buri muntu wese amenya ubushake bw'Imana. Ni naho numara no kubimenya, ni nabyo bya bindi duhora turarikira ngo ijuru ijuru ijuru. Ijuru se ni iki? Ijuru naho umuntu azaba asa n'Imana byuzuye. Ibyo Pawulo yarabivuze. Nigeze kuvuga impamvu tuvuga Pawulo niwe ntumwa yatumwe ibintu bidasanzwe bitigeze bimenywa n'abandi bose. Ubwo bumwe bw'Imana n'abantu ntabwo ba Petero bari babuze, ni Pawulo wabweretswe muri rya yerekwa, ni nawe wabutangaje. Kuvuga rero ngo umuntu ngo muri Kristo niho Imana yiyungiye n'abantu. Amen. Ngo kandi ntiyabiba ikibabaraho ibyaha. Urumva ikubazeho icyaha Gisele, iki kintu nta muntu urakikubwira. Niba Imana ikubazeho icyaha, nayo ubwayo yiyise umunyabyaha, kuko wowe n'Imana muri umwe, niko Kristo yabikoze ku musaraba. Amen. None birasabwa ngo umenye Kristo, mumenye wongere umenye utyo nubyuka wumve ko wowe nawe muri umwe, ntaho utajya kuvuga ngo Mana ngirira utya ngirira utya. Icyo gihe ni nko kuyituka, kuko tekereza niba umuntu yarifashe akimena muri wowe kandi ntacyo asize inyuma, ubwo urumva hari icyo usigaye kumusaba. Ahubwo icyo ukeneye ni ukumenya ibi bintu, biyumve neza, mbimenye neza. Uko rero tuzagenda tubimenya, niryo juru. ahangize ikibazo rero ngo kumusaba ntabwo ari ngombwa. None se muri ino si turimo duhura n'ibibazo, duhura n'ibigeragezo, kandi tuzi ko Kristo ari we data. None se umwana ntabwo asaba se? Urakoze, nigeze kubivuga. Ibyo duhura nabyo byose bishingiye ku kuba tutamuzi. Fata urugero rw'umwana, rw'uriya mugani Yezu yaciriye abantu
umwana w'ikirara. N'uyu munsi abantu ntibarumva umugani kivuga, ni nayo mpamvu bawise ririya zina. Ntabwo Yezu avuga uriya mugani yashakaga ko mwumva icyo kirara, cyangwa ngo kirara mwumve cyangwa ngo ikirara. ni ikirara, cyangwa ngo undi wasigaye mu rugo. Yagira ngo wumve urukundo rw'Imana rutarobanura, rufata abantu bose kimwe. Yafashe urugero rw'uwamenye uburenganzira bwe arabwaya nk'ibyanjye, nk'umugabane wanjye, aragenda ajya kuwupfusha ubusa. Ariko jyewe umbwiye ngo mpitemo, nahitamo uwo. Naba nawe yamenye ko afite umugabane kwa se. Noneho hari undi wasigaye mu rugo akora ari umucakara, agakora akajya gukora n'abagaragu baruhutse. Wibuke ko kugira ngo ise kirara igihe cyagarukaga cyasanze abagaragu bibereye mu rugo, umwana we ari mu mirimo, yaje abaza ngo niki cyabaye, tuzi byabaye aha, hari umunsi mukuru, murumuna wawe yagarutse, niba ari murumva cyangwa mukuru, undi ngo ararakara yanga no kwinjira mu rugo. Urumva uwo mutima utishimira ko mukuru we yagarutse, yanga no kwinjira mu rugo. Aho rero nyine Imana yashaka kwerekana ko Imana yo bose bafata kimwe. Wa undi yagarutse avuga ati ye baba we ntabwo bari bunyemere, ariko nibura bangira umugaragu. Ariko gakimubona yiruka amusanga, aramuhobera ati mwana wanjye uracyari wa wundi, nibagukarabye nibakwambike nibakuje. Urumva nta na kimwe yatakaje, ahubwo niwe wagiye. Ariko Imana yo iracyamubona 100% ko ari wa wundi udahinduka. Uriya nawe aravuga ngo ibintu byose ngo nkora ngo nturampa n'agahene. Amaze ati mwana we byose si ibyawe, wakabaye ufata byose ahubwo. None se reka tubyisanishe n'ubuzima dufite. Aha rero nyine wabazaga ngo duhura n'ibibazo n'ibigeragezo. Nta kigeragezo, ntabwo Imana ikugerageza. Icyo uhura nacyo ni icya wa mwana yahuriye, icyo yahuye nacyo yagiye. Ubu muri make tuvuga urugero kuba par exemple nabuze amafaranga yo kwishyura loan, sibyo? Par exemple urugero wayabuze, ariko kwa data arahari. No, uretse gatoya, ndakumverega, uretse gatoya nabuze amafaranga yo kwishyura loan, kandi nyirinzu ari kunyishyuza cyane, kandi ndabona ko nta handi hantu mfite yo kuyakura. Ese ntabwo nzapfukama ngo mbwire ngo mana wampaye amafaranga yo kwishyura loan? Ubwo urumva nyine uzapfukama, ariko urapfukama hehe? Impamvu wabuze ibyo byose ni uko utari mu rugo. Oya we ntabwo mbyemera, ntabwo mbyemera. N'akazi kawe ureke kubyemera, ariko ndaza kubikwereka impamvu wabibuze ni uko utari mu rugo. Kuko mu rugo birahari, kandi ndabikurahe, kandi mbyuka njya mu kazi nkayabura. Ni wowe nyirabyo. Ndayakura he? Nyine urimo urajya kuyashaka, umeze umwana. Reka dusubire kwa wa mwana, ndetse twanatandukiriye dayeri twagiye gusa ibi ni ibirere. Reka dusubire kwa wa mwana. Akiri mu rugo yari afite byose, kugera n'ubwo yumva ashaka kwidagadura akava iruhande rwa se. Wenda se aramubwira ati mwana wanjye gira oya, ye ndumva nshaka kujya hirya nk'ibyanjye. Fata, agiye kure, atangiye gusufura. Bya bindi byose biramugeraho. Noneho namara kubyaya aratangira kubura. Wowe rero uravuga uti jyewe nyamara kuva namenya Imana, nakira Yesu nk'umwami, niko bababwira. Yesu umwami naho bitangira bipfira. We wakira umwami gute ko umwami ari we wakwakira? Ubundi twariho tutazi Imana rurema, niko bivuga. None se Imana yije, iyo umenye ko ihari, ni wowe uyakira. Tuvuge nk'ubu uri mu gihugu uzerera, utazi ko iki gihugu kigira umwami. Nyuma ukazagera gutya umwami arimo arambagira mu gihugu, agahura nawe, ugahita umubona. Nyine urareba umwami ukuntu abasa, n'abamugaragiye n'iki. Wamubwira ngo mwami ndakwakiriye? Mbwira, banza unsubiza, urabyumva uti? Ahubwo uravuga uti yaba we aho napfiriye. Umwami akavuga ati ngwino mwana wawe, nawe uri uwanjye, ngwino noneho turahuye. Ubwo urumva umwami niwe ukwakiriye, si wowe umwakiriye. Urumva rero niho bihera. Abanyamadini baje batubeshya, batubwira Yesu n'amategeko menshi.
ntubuzi ko hari amategeko y'Imana. Yego, yego, 10. ntabwo bibaho, ni ibinyoma. Ntabwo Imana igira amategeko. none se tugiye guhinyuza noneho ibyo Imana yabwiye Mose Icumi yandese ya Mose. Mose mupfana iki kwanza? tumwene Reka wenda dusoreze kuri iki kiganiro cyabaye kirekire. Amategeko yose abaho yitwa y'Imana, Imana yayagiranye n'umuryango w'Abayisiraheli gusa. Ni nabo bonyine bakwiriye kuba babazwa iby'amategeko, ariko nabo byavanyweho n'umusaraba. Naho uyu munsi ntibavuga amategeko, niba bakiyavuga bameze nkawe uyavuga utari n'Umuyisiraheli. Amategeko yari ay'Abayisiraheli kandi yavanyweho na Kristo, kuko tubwirwa ko amategeko yatubereye umushorera utugeza he? Kuri Kristo. Hanyuma tugezeyo yarakomeje? Oya. Subirayo, turi muri Kristo. Amategeko ni iki? Ni ubuyobe. Wow, reka tugarukira kino kiganiro ni kirekire cyane. Okay, umwanzuro rero kuri iki kiganiro ni uko umuco n'ubukristo ntabwo bibangamirana, ahubwo ku muntu ubizi neza byatuma agira umuco mwiza kandi akaba n'umukristo mwiza. Amen. Urakoze cyane. Abakunzi bacu, umuryango mugari. Numvaga ngiye kwinjiramo indipo, ariko ndi gusanga narayobye. Ndi kwisanga sinzi, nkeneye kwiga pe. Nkeneye kwiga. Twarize ukuntu tugenda tubwira abantu bakiri bato, kugira ngo aya biriya ngo bivemo, ya si byiza. Wowe ubwawe niwe uzagera aho uvuga ariko se ubundi ibi ndimo ni ibiki? Ndabwira abanyamuryango kandi nanjye nibwira, dukeneye kwiga birushijeho, kumenya abo turi bo mu rugo kwa data, kumenya agaciro dufite kwa data, kandi tukaba tuzi yuko numara kumenya uwo uri we n'agaciro ufite, uramenya nuko witwara muri ubu buzima, muri uyu muco wacu. Murakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha.